Nshuti mwene data dusangiye amaraso no gucungurwa muri Kristo Yesu, turagushuje kandi tukwifuriza ineza y'Imana. Ahangaha uri ni kuri byuka torero, aho dusangiye dusangira ijambo ry'Imana, aho twumva abakozi b'Imana batandukanye, aho twumva ibiganiro bitandukanye bigufasha kubaka ubugingo no guhembuka kugira ngo uhinduke cyangwa se ubone ububyutse muri wowe, Imana iguha umugisha. Aha rero ni kuri byuka torero, aho twanyuriza ibiganiro dutambutsa mu cyumba cy'amasengesho tuba turimo twumva, aho dutumira abavugabutumwa batandukanye baturutse hirya no hino. Tuhagira ibihe byiza, tuhumvira Imana, aho dukorera ku rubuga rwa Google Meet. Ubwo rero wifuza kubana natwe ni karibu. Hanyuma ibyo biganiro bindi byabaye ngombwa tukabitambutsa no kuri byuka torero. Imana rero iguha umugisha, turagusaba kugira ngo ukore subscribe, hanyuma ukande no kukazogera, ubundi tujye dukomeza kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ari nabwo buryo kandi buhariho bwo gutera inkunga umurimo w'Imana ku kijyanye ni YouTube channel yacu ya byuka torero. Imana iduhana umugisha. Ubwo rero kanda subscribe, ukande kukazogera, nibigukundira ukande na like na share na comment kugira ngo usangize abandi ibiganiro n'amagambo y'Imana. Murakoze cyane gufata umwanya wanyu mukareba ibi biganiro. Yesu anezeza imitima yanyu. Reka twumve umwigisha. Yesu abanezeze. Imana rero ibaho umugisha kandi ikomeze kubaramburira ibiganza. Bene data bari mu Burayi tubifuriza neza y'Imana kandi Imana ibagure ibahindura isoko y'ububyutse. Bene data bari muri Australia turabasuhuza nk'inshuti z'akadasohoka za byuka torero ndetse n'isoko y'ububyutse. Imana ibaho umugisha kandi ibaramburira ibiganza. Bavandimwe bari muri Amerika tubifuriza kugirirwa neza n'Imana no guhura n'imbaraga z'Imana muri ibi bitoroshye ndetse by'umwihariko bitoroheye itorero. Bene data bari mu bihugu bitandukanye bya Afurika, namwe turabazirikana umumaro wanyu, nawo turawuzirikana kandi Imana idakenerwa ngo yibagirwe imirimo y'abera. Izirikana imirimo mugaragaza n'umwete mugaragaza mu buryo bwo gusenga bwa kwacu kwa buri munsi, aho dusenga saa 10 za mu gitondo ku masaha yo mu Rwanda, ndetse bikaba ari saa 9 i Burayi za mu gitondo kugeza saa 12 z'i Kigali, ari nazo saa 11 za Europe, ari kandi bikaba ari saa 1 za New York, aho tugeza saa 3, hanyuma tukaza kongera guhura nimugoroba saa 8 z'i Kigali mu Rwanda, kandi biba ari saa 7 za New York nako zo mu Bubiligi. Ubwo rero ni karibu muze dufatikanye gusenga. Umuntu wese ahawe ikaze kandi agatumira na mugenzi we, aho duhura tugasengera ibyifuzo bitandukanye kandi turimo turagenda tubona Imana ikora imirimo. Karibu dushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa kandi tumwambaze akiri bugufi. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu, amen. Nuko twese dufashwe n'ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe tubere rishyashya mu mitima yacu no mu bugingo, riduhembure mwami wanjye mu izina rya Yesu Kristo. Mu ijambo ryawe dutabarwe, mu ijambo ryawe duhumurirwe, kuko Uwiteka ry'izina ryawe nyakubahwa. Icyo mpaye ni imyuka mibazo n'abadayimoni bahunge, imbaraga zihunge mu izina rya Yesu. Icyatuma tudafashwa gihunge, icyatuma tukumva cyose gihunge mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'umwuka niho twibereye muri karibye papa, bembuza ijambo ryawe nyakubahwa. Urakoze ko umutwaro utwara abatware kandi witwa karuhura. Reka Mana dutuze we ntutuze, komeze kutubwira kuko uri umwami w'amahoro. Reka ikiwe cy'icyo n'iteka ryose bisabye nizeye Kristo wabambere gusa, amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Wemererwa kuvuga? Nta kibazo, bisanzwe. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Hanyuma ndishimye cyane kubana namwe muri uyu mwanya. Nkuko nabivuze nitwakiza Imana Eric. Hanyuma ndi umupapa, ndubatse, mfite madamu n'abana 5. Ndanezerewe cyane kongera kubonana n'umukozi w'Imana. Twari tumaze igihe kirekire tutabonana, ariko Imana yongeye gukingura imiryango, turabonanye, bitumye namwe tumenyana. Imana ibaha umugisha. Amen, amen. Twakomeje kuba mu mavuta, dukomeza kuvuga ku mugabo bita Yesu. Imana ishimwe. Iyo umuntu avuze Yesu ubuzima burahinduka.
iyo umuntu avuze Yesu indwara zirakira. Imana ishimwe. Iyo umuntu avuze Yesu atagira icyerekezo, Yesu amuha icyerekezo. Imana ishimwe. Iyo umuntu avuze Yesu akomoka mu miryango idasobanutse, Imana iramusobanura agahagararira imiryango. Imana ishimwe. Amateka agahera kuri we. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Hanyuma tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka Mariko, butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko mu gice cya 2 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 2 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Reka dusome hanyuma twumve ukuntu Imana ivuganye natwe. Bibiliya iravuze ngo nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu. Bimenyekana yuko ari mu nzu, benshi bateranira aho buzura inzu, barenga no mu muryango, nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza, kuko abantu bahuzuye, basambura hejuru y'inzu Aharinganiye Naho ari. Bamaze kuhapfumura, bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Imana ishimwe. Kansubiremo uyu murongo wa 5. Bibiliya iravuze ngo Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ntago ndi kubumva mwese. Okay, ndabumvise. Imana ihimbazwe. Hanyuma muri iri jambo dusomye, ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo ibanga ry'ubuzima ni ugupfumuriraho Yesu ari. Imana ishimwe. Ibanga ry'ubuzima ni ugupfumurira aho Yesu ari. Imana ishimwe. Naritegereje nsanga abantu bafite ahantu hatandukanye bajya bapfumurira. Ku rwego ushobora gusanga umuntu apfumurira mu bapfumu, cyangwa se apfumurira kwa onkere cyangwa kwa tante, ariko ibanga ry'ubuzima ni ugupfumuriraho Yesu. Imana ishimwe. Iki cyanditswe dusomye ni igihe kimwe ngo Yesu yari arimo akora umurimo w'Imana. Bibiliya yavuze ngo hahise iminsi asubira i Kaperinawumu. Zumvikane ko hari igihe yari yarigeze kuhagera, ariko yiyumvamo kugaruka. Nkiri aho ngaho ndashaka kugira ngo tuze guhendahenda Yesu yongera agaruke mu buzima bwawe, yongera agaruke mu mibereho yawe, yongera agaruke mu kazi kawe. Kandi iyo yagarutse biramenyekana. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Iyo yagarutse indwara zirakira, iyo yagarutse ibyago birahagarara, iyo yagarutse amakuba atagaciro, iyo yagarutse ibyaguhigaga bifata ubusa. Zamura haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Iyo yagarutse ibyari bisobanye birasobanuka. Iyo yagarutse ahatari inzira haboneka inzira. Iyo yagarutse agaciro wataye karagaruka. Iyo yagarutse akazi kapfapfanye karazuka. Yesu yongera agaruke. Urugo rurazuka. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ngo hahise iminsi
asubira i Kaperinawumu. Imana ishimwe. Ahangaha handitse Kaperinawumu uhashyira izina ryawe. Hahise iminsi agaruka kwa Erike, agaruka kwa Beti, agaruka kwa Isha, agaruka kwa Korodina, agaruka kwa Erina. Hahise iminsi Imana ishimwe. asubira i Kaperinawumu. Imana ihimbazwe. Agaruka kwa Furaha, kwa Ernest, kwa Irene. Imana ishimwe. Hahise iminsi ntabwo nabavuga mwese ngo mbarondore, ariko aka kanya mpagase mu mavuta yo guhendahenda Yesu, kuko twapfumuriye aho ari. Imana ishimwe. Ubu twapfumuriye aho ari, ntabwo twapfumuriye ku mupfumu, ntabwo twapfumuriye aho baragurira, ahubwo twapfumuriye aho Yesu ari. Imana ishimwe. Tumugirireho umugisha yongera agaruke. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ngo igihe yagarukaga rero biramenyekana. Ibanga ririmo, uzi ko iyo Yesu yagarutse bimenyekana. Iyo yagarutse mu rugo rwawe biramenyekana. Iyo yagarutse mu bana bawe biramenyekana. Ntabwo ari ngombwa ngo wiri gutanga amatangazo ngo babwire ngo Yesu yaje ngo ibiki n'ibiki. Iyo yagarutse biramenyekana ko yaje. Imana ishimwe. Abantu bagaruka mu nzu. Iyo yagarutse inshuti ziraboneka. Iyo yagarutse Imana ishimwe. Imana ishimwe. biramenyekana ngo biramenyekana ko yagarutse. Bibiliya yatubwiye ngo abantu barakubita buzura inzu, ngo bagera no hanze mu marembo. Ngo igihe byari bimeze gutyo, Bibiliya yatubwiye ngo haza abagabo 4 bari bahetse ikimuga bagikuye muri karitsiye. Iki kimuga ngo cyari kimaze igihe kirekire. Urumva ubuzima bwacyo bwari ubwo kumufasha, bwari ubwo guterura, bwari ubwo kugira gute. Yari afite ubumuga bukomeye cyane. Ngo igihe bamusanaga ngo bamugeza ngo ahangaha Yesu yarari, ngo ariko ngo bahageze basaba umwanya kugira ngo binjire. Ngo abo basabaga umwanya bari bari inyuma, barababwira ngo nimuhagarare inyuma ho, natwe tumaze umwanya dutegereje. Mutegereze. Tumaze imyaka natwe duhagaze aha, mutegereze. Tumaze igihe kirekire dukishijwe, mutegereze muzagerweho. Ngo bahita binjira mu mavuta ari muri Bibiliya avuga ngo mushakashake. Haleluya. Ndagira ngo shuti yanjye nkubwire ibanga. Shaka uburyo wapfumuriraho Yesu ari. Si ngombwa ngo uhagarare inyuma y'abandi, si ngombwa ngo uvuge ngo runaka na runaka ngo bamase imyaka myinshi ngo bahageze kera. Ibyo birabareba. Akira amavuta yo kudepasa, akira amavuta yo guca ku bandi, akira amavuta yo kubona Yesu mbere yuko abandi bamubona. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Mwatuyeho amavuta yo kubona Yesu mbere yuko abandi bamubona. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ibyo abandi ntabwo tubizi. Nasomye Bibiliya irambwira ngo Imana ikunda abayikunda kandi abayishakana umwete bazayibona. Uyu mwete ufite wo kuba muri aya materaniro halalabini foreda kugira ngo wumve ijambo ry'Imana. Mwatuyeho amavuta yo kubona Yesu mbere y'abantu. Wa mukobwa we, wa musore we, wa mugabo we, wa mubyeyi we, mwatuyeho amavuta mu izina rya Imana ishimwe. Imana ishimwe. Mwatuyeho amavuta mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Ndumva ninjiye mu kirere cyo guhagurutsa abantu bari bamaze igihe kirekire bicaye. Ndumva ninjiye mu cyumba cyo guhanura ku buzima bwawe yuko Yesu yongeye kugaruka, kuko wapfumuriye aho ari. Ndumva ninjiye mu cyumba cyo guhanura ku buzima bwawe ko indwara umaze igihe kirekire urwara igiye gukirira muri iri jambo. Imana ishimwe. Izina rya Yesu. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ngo igihe bari bahagaze baritegereza baravuga ngo nibyo koko uyu muntu ni ikimuga kandi ntituri bumusubizeyo tutamugejeje aho Yesu ari. Kandi n'aba ngaba nabo bafite rezo yo kutubuza no kubabyiga. Reka dushakashake uburyo twagera aho Yesu ari imbere ya. Imana ishimwe.
abari gusenga ni benshi, abari guhamagara Imana ni benshi. Ubu hari abari hirya no hino mu buvumo, mu butayu, mu byumba bitandukanye, ariko twebwe turashaka guhura na Yesu mbere yuko abantu bahura nawe. Imana ishimwe. Turashaka guhura nawe, turashaka kubona Yesu. Imana ishimwe. Turashaka kubona Yesu akora ibintu bikomeye. Turashaka kubona Yesu ahindura amateka muri uyu mwaka. Turashaka kubona Yesu ahagurutsa abantu bari bamaze igihe kirekire bicaye. Turashaka kubona Yesu atanga akazi k'umugisha. Turashaka kubona Yesu akora iby'imbaraga. Imana ishimwe. Byaranze bikemera. Imana ihabwa icyubahiro. Data wera we. Ngo aba bagabo bane ngo baza kubona urwego hafi aho ngaho. Uru rwego ngo n'urwo bari barakoresheje bubaka inzu. Ngo hanyuma barukubita ku nzu, inzu barayurira. Nkurikirana neza, buriye iyi nzu badasabye uburenganzira nyir'inzu, batamusabye uburenganzira, bagera hejuru y'inzu bayisambura, nta kintu bavuganye na nyir'inzu. Bo bashakaga kureba Yesu. Ngo bageze hejuru y'inzu, nkurikira neza, Bibiliya yatubwiye ngo bagerageza gupfumura, ariko bapfumura aharinganiye naho Yesu ari. Imana ishimwe. Uzi ko hari abapfumuye bagapfumurira mu banyamagambo. Uzi ko hari abapfumuye bagashiduka baguye kuri Petero, bagashiduka baguye kuri Petero, Petero akabaca amatwi. Baravuze bati twebwe mu gupfumura twirinde gupfumura nabi, kuko uramutse upfumuye ukagwaho Petero yaguca ugutwi. Upfumuriye kuri ba Yohana bakumerera nabi, bakubaza ikikuzayo naho uvuye. Bo ngo bapfumurira aharinganiye. Haleluya. Imana ishimwe. Naho Yesu ari. Ntabwo bapfumuriyeho tontari, ntabwo bapfumuriyeho anko ari, ntabwo bapfumuriyeho ntabwo bapfumuriyeho runaka ari. Reka ngo bapfumuriyeho Yesu ari. Imana ishimwe. Igihe bamaze gupfumurira aho ngaho, ngo batangira kumumanuriramo, bamumanurira mu ngobyi yari aryamyemo. Iyi ngobyi ngo bayimanuza imigozi yitwa urukundo rw'Imana. Igihe bamanuraga batangira kuririmba, baravuga ngo kera bakwiringiraga Imana. Bari mu mahoro. Imana ishimwe. Tugufite shera wirimira. Haleluya. Nitwifuza undi murangi. Imana ishimwe. Barakomeza baramanura, baravuga ngo kandi ukikunda umwana wayo niko nanjye nkunda ntakwiriye. Imana ishimwe. Twari abagome nuko Imana iduha Yesu. Barakomeza baramanura, baravuga ngo nimuze turebe imbere, dutegera igitondo. Haleluya. Twiringira Imana yacu nizakora imirimo, izirukana Satani, izategeka isi yose, tuzanesha nidusaba. Baramumanura, baravuga ngo twarabatuwe rwose mu mwami wacu Yesu Kristo, twigishijwe ijambo rye rizima. Haleluya. Amen. Ntago ndi kubumva. Haleluya. Amen. Ngo bamugejeje imbere ya Yesu, Bibiliya yatubwiye ngo Yesu ahita ararama areba hejuru. Bibiliya yatubwiye ngo abonye kwizera kw'aba bantu bamuzanye. Abonye kwizera kw'aba bantu bamuzanye. Haleluya. Abonye kwizera kw'abamusengeye. Abonye kwizera kw'abamunihiye. Abonye kwizera kw'abamutakiye. Imana ishimwe. Abonye kwizera kw'abamuhetse. Ngo arangije aramubwira ngo mva mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Imana ishimwe. Haramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Nusoma mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 5 umurongo wa 15, hari ijambo rivuga ngo isengesho ryo kwizera rizahagurutsa umurwayi, Imana imukize, naba yarakoze n'ibyaha Imana ibimubabarire. Aka
kanya buri kimwe cyose cyakuragaga imbere y'Imana nigita agaciro mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. buri rwandiko rwose Satani yakuregeshaga imbere y'Imana niruta agaciro mu izina rya Yesu. In the name of Jesus niruta agaciro Mu izina rya Yesu. karamubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Yo. Akira imbabazi z'Imana ku buzima bwawe mama. Imana ishimwe. Akira imbabazi z'Imana ku buzima bwawe papa. Akira imbabazi z'Imana ku buzima bwawe wa mugabo we, wa musore we. Akira imbabazi z'Imana. Imana ishimwe. Hanyuma dukomeze. Bibiliya yatubwiye itwereka yuko ngo hari abari bagose Yesu, hari abari bari muri iryo teraniro, hari abafarisayo bari bahari batangira kwiburanya mu mitima, bacira imanza Yesu, baravuga ngo uyu nguyu ababarira ibyaha nkande ko atari Imana. Hanyuma Yesu ngo aba yabibonye yuko barimo biburanya mu mitima, arangije arababaza ngo ariko icyoroshye ni iki? Ari ukumubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe no kumubwira ngo haguruka wikorere uburiri bwawe ugende. Icyoroshye ni iki? Ngo abona batangiye gucanganyikirwa birabayobeye. Hanyuma ngo arangije ahindukirira cya kimuga arakibwira ngo haguruka. Haleluya. Haguruka wikorere uburiri bwawe ugira gute witahire. Haguruka wikorere uburiri bwawe witahire. Sinzi ahantu wari umaze iminsi uryamye, ahari umaze iminsi uryamye ku gisasiro cy'uburwayi, ahari umaze iminsi uryamye ku gisasiro cy'ubushumeri, ahari umaze iminsi uryamye ku gisasiro runaka nanjye ntazi. Ariko aka kanya haleluya biciye muri iri jambo kubwa gupfumuriraho Yesu ari. Haguruka wikorere. Haguruka mama, haguruka wa mupapa we, haguruka wa musore we, haguruka we wa mukobwa we, mu izina rya Yesu wigende. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Igitangaje uyu muntu ngo asa twumvise yuko nta nzira bamuhaye, ariko ngo amaze kwakira imbaraga, amaze kubohoka, amaze gukira, amaze guhura na Yesu, ngo ba bandi bose bari bamwimye inzira ari mwaza, ba bandi bose bari bamwimye inzira afite ibibazo, ba bandi bose bari baranze kumuha agaciro amerewe nabi, ba bandi bose bangaga kumusuhuza atarafata ubuzima, ngo bamuhaye inzira aratambuka. Nshuti yanjye muri iri jambo kubwo gupfumurira aho Yesu ari, aho utari ufite inzira niboneke mu izina rya Yesu. Abari barakwimye inzira nibaguha inzira, abari baraguteshe helewiri nitazangore bayimanda ya sirido reka baguha inzira. Bari baragutesheje agaciro nibaguha inzira. Urugo rwawe nirubona inzira, abana bawe nibabona inzira, ubuzima bwawe nibubona inzira. Muri iri shambo ndatura ko hari amavuta yo guhabwa agaciro, yo guhabwa inzira Imana imanuye ku buzima bwawe. Shimwa Yesu. Yesu Kristo Shimwa Yesu. Shimwa Yesu. Ndimo ndakumva Mana, ndimo ndakumva umanura imbaraga zikomeye. Horiya Mana, ndimo ndakumva ukora iby'imbaraga, ndimo ndakumva ubohora. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Ibanga ry'ubuzima ni ugupfumuriraho Yesu ari. Ibanga ry'ubuzima ni ugupfumuriraho Yesu ari. Wapfumuriye mu bantu biranga, ariko kubwo gupfumuriraho Yesu ari mbonye ukuboko kw'Imana. Nkurikiranye amakuru y'umubyeyi umwe ngo yararwaye indwara iyo kuva yimaranye imyaka 12, ngo ariko igihe kimwe yamenye amakuru yuko Yesu ngo arimwe atambuka yerekera ku mugabo bita Yayiro. Yayiro niwe wari wabonanye na Yesu mbere, Yayiro niwe wari ufite randevu ajyanye na Yesu mu rugo iwe, ajyanye na Yesu mu rugo iwe.
ariko ngo igihe bagendaga uyu mubyeyi wari urwaye indwara y'umugongo ayimaranye imyaka 12, ngo ubwo bagendaga uyu mubyeyi ngo amenya amakuru y'uko Yesu arimo atambuka. Uyu mubyeyi yari yarahawe akato, uyu mubyeyi ntawe amwikozaga, uyu mubyeyi nta gaciro yari afite, uyu mubyeyi nta jambo yagiraga. Ngo abonye Yesu arimo atambuka, haravuga ngo ibyanjye urabirangiriza ahangaha, si ngombwa yuko nza ngo nirwe nkujyana mu rugo ngewe, dore yuko protokolo ufite itakwemera yuko ndetse nanakugeraho. Ngo arangije Bibiliya igaragaza neza yuko ngo yaraseseye, ariko ngo apfumurira aharinganiye naho Yesu ari. Igihe yapfumuraga ngo apfumura no kwizera ko nakora ku ncunda z'ikanzu ya Yesu ngo ari buze gukira icyago cye. Ngo arapfumura, arasesara, aragenda. Igihe yakoraga ku ncunda z'ikanzu ya Yesu, ndafashijwe. Oh haleluya. Igihe yapfumuraga akoze ku ncunda z'ikanzu ya Yesu, Yesu ngo yumva hari imbaraga imuvuyemo. Uyu mubyeyi nawe ngo abarakize. Igihe Yesu yumvaga hari imbaraga imuvuyemo ngo arahagarara, arabaza ngo ninde unkozeho. Baramubwira ngo ntabwo twamenye ugukozeho, natwe twagukoragaho. Ariko ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, nubwo abantu baba ari benshi, hari ababa bafite intego yo gupfumuriraho Yesu ari no gukora kuri Yesu. Imana ishimwe. Hari n'abandi baba barimo babyiga Yesu gusa batafite intego. Ndagira ngo muri aya materaniro bimenyekane kuko se kuri Yesu, bimenyekane ko wapfumuriyeho Yesu ari, kandi bimenyekane. Hanyuma ngo ako kanya uyu mubyeyi ngo abona Yesu ntahahishwa, ngo araza yikubita imbere ya Yesu, aramubwira ngo ni njyewe ugukozeho. Oh haleluya, haleluya. Ni njyewe ugukozeho. Imana ishimwe. Hanyuma ngo Yesu ahita yiyicarira aho ngaho, arangije ngo yicarana n'uyu mubyeyi. Arangije kwicarana n'uyu mubyeyi, ngo uyu mubyeyi atangira gushima Imana, atangira kuvuga uburyo yahuye n'akarengane agifatwa n'ubu burwayi. Atangira kuganirira Yesu, amubwira umwaka wa mbere ukuntu byamugendekeye, amubwira umwaka wa kabiri uburyo byamugendekeye, amubwira umwaka wa gatatu uburyo byamugendekeye, amubwira umwaka wa kane. Twibukiranye yuko Yayiro ngo yahise yicara aho ngaho. Igihe Yayiro yari yicaye ategereje ko Yesu ahaguruka ngo bajyaniwe, kandi niwe wari wabonanye na Yesu mbere. Ariko uyu mubyeyi kuko afite kwizera kuri hejuru, kuko we yazanye ingingo yo gupfumuriraho Yesu ari, ngo amutanga kubona igitangaza. Imana ishimwe. Ndagira ngo uyu mwaka uzamuke mu mbaraga zituma utanga abandi igitangaza, uzamuke mu iyerekwa rituma utanga abandi igitangaza. Hanyuma ngo arangije uyu mubyeyi, igihe yaganiriraga Yesu, haza abavuye kwa Yayiro, baraza ngo babwira Yayiro, baramubwira ati ariko wakabuze ubwenge, ntiwagasigaranye n'ubutuma usubira iwawe ukareba iby'iwawe. Ubu ngubu uracyaruhiriza iki umwigisha? Ku mwana yamaze gupfa watashe ukaza tukajya gushyingura Yesu uramujyana he ku mwana yapfuye? Igihe ngo atari yasubiza akibaza ibyo ngibyo, Yesu ngo ahita amubwira ngo Yayiro we, nyizera. Imana ishimwe. Isiraheli we, nyizera. Oh haleluya. Juliana we, nyizera. Manzikazi we, nyizera. Marita we, izere. Imana ishimwe. Munsi we, izere. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Furaha we, izere. Imana ihimbazwe. Ngo aramubwira ngo nyizera. Nubwo umwana yapfuye ariko nyizera, nubwo nta kazi gahari nyizera, nubwo ubona nta nzira nyizera. Ngo amubwire iryo jambo. Bibiliya yerekana ko Yesu akimara kuvuga iryo jambo, Yayiro ngo yahise yicara,
aravuga ngo ubwari Yesu bivuze nta kitazasohora. Imana ishimwe. Nimba waravuganye n'Imana zamura haleluya. Oh haleluya 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 haleluya. Iyavuze niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Wikangwa n'ibihe. Wikangwa n'ibihe. Iyavuganye nawe niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Imana ishimwe. I receive. Ndawakiriye mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ndawakiriye umugisha w'Imana. Haleluya. Amen amen amen. Yayirongwa aricara. Yayirongwa aricara aravuga ngo nubwo bimeze bityo nzi neza ko nicaranye n'umugabo ukomeye. Igihe azahagurukira ibyanza bizemera. Zaburi ya 12:6 haravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka. Aujourd'hui. Data today. Urwa rero. Today. Nonaha ndahaguruka. Maintenant. Now. Imana ihaguruke. Data wera we. Hanyuma uyu mubyeyi ngo amaze kuganirira Yesu imyaka 12 y'uburyo byari bimeze, harangije ngo ahindukirira Yayiro, aramubwira ngo Yayiro we haguruka tugende nawe tujye iwawe. Nshuti yanjye, nubwo ubona Yesu atinze, birashoboka ko atinze kwa Marita, birashoboka ko atinze kwa Ntuza, ariko igihe kirageze kugira ngo ahaguruke agere iwawe. Uyu munsi bimenyekane. Imana ishimwe. Uyu munsi bimenyekane ko wapfumuriye aho Yesu ari. Imana ishimwe. Hanyuma ngo Yayiro arahaguruka. Yayiro arahaguruka, Yesu barahagurukana. Ngo baragenda bageze mu rugo, basanga abantu barimo baraboroga. Yesu arababaza ngo mwabaye iki? Bahita bavuga bati ntimwumva uyu mugabo n'ubundi ni umushinyaguzi. Yatindanye Yayiro umwana arinda hapfa. None rimwe arabaza ngo byagenze gutasi yuko twapfushije. Arimwe arabasa ngo byagenze gute? Hanyuma ngo Yesu ahita abaheza bose. Arabaheza. Muri iri jambo Yesu agira ibintu aheza. Imana ishimwe. Aheza abantu bakunaniza. Aheze karande yose gukurikirana ituma udatera imbere. Aheza umwuka wose wa Satani ukunaniza. Aheze buri dayimoni ikorera mu bantu bakurwana. Aheza umwuka w'indwara ukunaniza. Yesu ngo arabaheza bose. Imana ishimwe. Muri iri jambo Yesu agira ibyo aheza. Imana ishimwe. Aheza inyatsi, aheza ibyago. Uyu mwaka agira ibyo aheza. Imana ishimwe. Iwawe n'ibirunguruka abana bawe, n'ibirunguruka umuryango wawe, n'ibirunguruka akazi kawe. Yesu agira ibyo aheza. Imana ishimwe. Aheza umwuka w'akagambane, aheza umwuka w'abakugenzi. Yesu agira ibyo aheza. Imana igira ibyo aheza mu izina rya Yesu. Yesu we, Yesu we, Yesu we. Yinjirana na nyina na se n'abari kumwe nawe. Ngo baragenda bageraho umwana yararyamye. Bakihagera ngo arambura ukuboko. Avuga ijambo rikomeye. Aravuga ngo tarisa 10. Bisobanurwa ngo gakobwa byuka. Imana ishimwe. Gakobwa byuka, akazi kawe nikabyuke, iyerekwa ryawe niribyuke, umushinga wawe nubyuke, iterambere ryawe niribyuke, urugo rwawe niribyuke, imbaraga sa ndafashijwe nitwe. Data wera we. Umwana ngo arabyuka. Umwana arabyuka. Yesu amusubiza nyina ari muzima. Mukobwa we. Amusubiza ababyeyi ari muzima. Ibyawe byari byarapfuye n'ibizuke muri iri jambo. Iterambere ryawe ryari ryarapfuye n'irizuke muri iri jambo. Umugisha wawe wari warononekaye nuzuke muri iri jambo. Ndabyatuye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana nizibiherekeza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Tugana ku musozo. Ibanga ry'ubuzima ni ugupfumuriraho Yesu ari. Ibanga ryo kubona Imana ni ugupfumuriraho Yesu ari.
twanyuze mu buzima butandukanye, twahuye n'ibintu bitandukanye, ariko ubuzima bwacu tukimara gupfumuriraho Yesu ari bwagize impinduka. Imana ishimwe. Mukozi w'Imana aranze, hari igihe twahuraga ibintu bimeze ariko Mana nubwo wenda tukiri mu rugendo rw'ubuzima, ariko uko biri kose hari agacu k'ibyiza. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Hari ibimenyetso by'ibyiza tugenda tubona kubera ko twapfumuriyeho Yesu. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ntabwo twapfumuriye mu bapfumu, nta nubwo twapfumuriye ku mugabo udashoboye, twapfumuriye ku mugabo ushoboye. Imana ishimwe. Ndashaka yuko ahantu ruzamurira Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Kuyizamurira icyubahiro nawe kuzamura. Imana ishimwe. Muri uyu mwaka ndatura amavuta yo kuzamurwa n'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo. Igisasiro cyose wari uriho ugihaguruke. Mu izina rya Yesu. Ubumuga wari ufite bukurekure. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo. Ayo maguru akurya akurekure. Mu izina rya Yesu. Ubwo burwayi bukuriho bukurekure. Mu izina rya Yesu. Ubushomeri bukurekure. Iyo mbaraga inaniza ubuzima bwawe ikurekure. Mu izina rya Yesu. Iyo karande ituma utinjira mu iterambere ryawe, ituma utubaka, nikurekure. Mu izina rya Yesu. Ndatura amavuta turaguhetse mu izina rya Yesu. Dupfumuriyeho Yesu. Haleluya. Dutegekeye muri iri shaho. Turategetse. Niwakira amavuta yo guhaguruka. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Abakwimye inzira winjira bayiguhaye uri musoka. Imana ishimwe. Haleluya. Abakwimye inzira bayiguhaye utanayibasabye. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Yesu umucunguzi, shimwa Bana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Shimwa Yesu umucunguzi. Haleluya. Shimwa Bana yamutanze, Haiwe. Shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Turavuga ishimwe Bana we, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twakubonanye. Biringiye abiringiye abantu barabahemukiye, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Ayiwe wowe ntujya uhemuka Mana yanjye, kandi ntukoze isoni. Abwikuzo Mana yanjye, gukura bikwiriye. Wowe Mana, wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni. Abwikuzo Mana yacu, gukura bikwiriye. Ariko Mana ntabwo ujya uhemuka, ni ukuri. Imana ntabwo ihemuka. Nta wapfumuriye aho uri ngo umubwire ngo nta kigenda. Nta wapfumuriye aho uri ngo umubwire ngo igendere uzaba ugaruka. Nta wapfumuriye aho uri ngo umubwire ngo urabona ngo nanjye ngo mpagaze nabi. Ariko Mana tuguhaye icyubahiro, ntabwo ujya uhemuka. Imana ihagaze neza mu bumana. Haleluya, haleluya. Data wera we, ihagaze neza. Imana ihagaze neza. Ihagaze neza. Ubushobozi ihagaze neza mu bumana. Nta kirisi ifite. Nta kirisi igira. Yesu we. Ntabwo igira kirisi. Ntaguma mu rugo ifite. Ntabwo igishyirwa mu rugo ngo ibiri muri lockdown. Ntabwo bibaho. Data wera we. Ariko Mana ntabwo ujya wambara n'agapfukamunwa Mana. Imana ishimwe we. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Iyo twubaha aba ntago data wera we. Mana we. Tugiye gusengera muri iri jambo. Ibanga ry'ubuzima no gupfumuriraho Yesu ari. Ndagira ngo tubwire Yesu, twatangiye ijambo rivuga ngo hanyuma y'ibyo asubira i Kaperinawumu. Hamwe no gupfumuriraho Yesu ari, bimenyekane ko hanyuma y'ibyo Yesu yagarutse. Imana ishimwe. Hanyuma y'amarira wari ufite, hanyuma y'ubushomeri, hanyuma y'uburwayi,
hanyuma y'ibyo wabonaga byari bigutsikamiye bimenyekane ko Yesu yagarutse. Tugiye gusenga. Data mu izina rya Yesu, haleluya, turagushimiye kubwira ijambo. Imana ishimwe. Ijambo ryawe ni rizima, Imana ishimwe. ijambo ryawe rifite imbaraga, turyizereyemo. Kubw'iki cyanditswe reka byongere bimenyekane yuko ugarutse, hanyuma y'ibyaduhigaga, hanyuma y'ibyatugenzaga, hanyuma y'ibyavugaga ko byarangiye, hanyuma y'ibyo twabonaga nta nzira, hanyuma reka wongere ugaruke, kuko natwe twapfumuriye aho uri. Ntabwo twapfumuriye kwa batate, ntabwo twapfumuriye kwa ba mujomba, ntabwo twapfumuriye ku bakomeye runaka, ntabwo ari kuri diporome twapfumuriye, ntabwo ari ku mapeti twapfumuriye, ntabwo ari kuri perime twapfumuriye. Si konte zuzuye mana, nta nubwo ari kuri konte twapfumuriye, ahubwo twapfumuriye aho uri Yesu. Reka wongere ugaruke, uyu mubyeyi akubone, uyu mugabo akubone, uyu musore akubone, uyu mukobwa akubone, mu izina rya Yesu. Ndagushimiye kubyumvise, ndagushimiye yuko ubikoze. Ngaho komeza ubane natwe, umugisha wawe ugaragare, Imana ishimwe, imbaraga zawe zigaragare, ubuntu bwawe bugaragare, mu izina rya Yesu. Amen, amen.